Banyarwanda banyarwandakazi, iri ni itangazo rya UPRD abatabazi naryo bamaze kugeza aha ngaha, ngira ngo ni itangazo risobanutse ryo kwemeza jenoside yakorewe abahutu. Ibi byose rero nabibabwiye, ndababwira ngo nta kintu na kimwe kizagera kuri David TV ngo mbure kugicishaho. Ahantu hose rero, abari Nyabugogo bose baribonye, abari mu mujyi bose bamaze kuribona, ahantu hose riramanitse. Icyo nzi cyo no kuri David TV rigezeho, nzi neza ko umuntu wese agomba gusobanukirwa icyo aba bicanyi bakoze. Niko bimeze. FPR aho muri mwese muyamagane, uko byagenda kose mugomba kuyamagana. Umva ahantu hose ikamenya ko abantu bose bamaze kumenya ibyayo. Niko bimeze. Iri ni itangazo rero. Iri tangazo abanyarwanda mwese murisome, murihererekanye, buri wese abimenye. Ababishoboye bagomba no kujya no ku mbuga grega, hariho urubuga rwitwa Twemeze Jenoside Yakorewe Abahutu. Iyo nayo rurahari. Abantu bose bagomba kurujyaho bakamenya ukuri ku byakorewe abahutu, nta byo kujya birirwa babeshya ngo jenoside yakorewe abatutsi. Ibi byose bigomba kumenyekana. Ni umugambi wateguwe munini kandi utegurwa na FPR Inkotanyi rwose. Bawutegura muri Uganda, barawuzana bawutangiza mu Rwanda, na n'uyu munsi kuva muri 1990 ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10, na n'uyu munsi ubu tuvugana ku itariki mbona mbyutseho ubu ngubu, na n'ubu abantu baracyapfa. Bahereye muri Uganda bica abantu, barazamuka mu Rwanda barica abantu, za Byumba barica, na n'uyu munsi umujyi wa Kigali za Bugesera, ahantu hose barica, za Butare baramanuka, za Cyangugu baramanuka, Kibuye baragenda, Kongo barica, ahantu hose barica kugeza n'uyu munsi. Mwarabyumvise ko no mu minsi yashize bajyaga bavuza induru bavuga ngo turafata ibiraka byacu tukajya kurangiriza ibiraka iyo hirya mu mashyamba, bagahindura abahutu ifumbire. Ibi byose mwarabyumvise. Nta na kimwe rero tujya tuvuga tudafite ibimenyetso. Aho rero igisigaye ni iki? Nuko buri wese abigira ibye, akabigira ibye. Iri tangazo rero murisome, ni nk'irya mu gitondo, ngira ngo mwabibonye kare, mwabibonye mu gitondo cyashize ejo, mwabibonye mubona ukuntu leta y'u Rwanda yinyuramo. Kubera iki? Kubera kugira ubwoba kw'ibyo yatangije, noneho bayereka ibyo bagiye kuyikorera, igatangira igasambagurika. Banyarwanda rero mwirinde abari mu burengerazuba, mwese mube maso. Nzi neza ko ntacyo tutababwiye. Aho rero iri tangazo murihererekanye, mwemeze jenoside yakorewe abahutu. Niko bimeze. Igihe ni iki? Buri wese afite ijambo, buri wese afite gutanga ibitekerezo, buri wese abyibonemo. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo tuma David TV aho tuvugiye bihita bigera ahantu hose, ku buryo ntawe uzigera agira ati abanyanganya. Natwe turi tayari gukora, kuko ibi byose ni ibyacu, ibi byose ni ibyanyu, ibi byose ni ibyawe, ibi byose ni ibyuriye buri wese biramureba. Naho rero mu bindi biganiro turimo kugenda tubategurira, Imana y'amahoro ibampera umugisha. Nzi neza ko buri wese bimureba. UPRD abatabazi, namwe aho muri mugira amahoro. Ni ukuri twese turafatanije kwemeza jenoside yakorewe abahutu. Imana y'amahoro ibandindire. Naho mu bindi biganiro turimo kubategurira, mugira amahoro. Bye.